igihugu akamaro. Harimo itumanaho, harimo ibikoresho internet, harimo telefone zigendanwa, harimo radio n'amateleviziyo, harimo serivisi z'iposita, harimo ingufu zisubira n'izitisubira n'imyuka ikoreshwa mu nganda ndetse n'ibitembo n'ibigega ari byo energy, harimo za electricity, hakabamo amazi, hakaba n'isuku n'isukura, hakaba gutwara ibintu n'abantu ku butaka no mu mazi, hakaza na petroli, hakaza na gaze. Ubwo rero mu nshingano RURA ibifite ishyiraho amabwiriza iyo dushaka amakuru muri za serivisi tugenzura kwa kundi dukora inspection. Ari ukuntu nko muri transport cyane dukunda guhura na za complaints nyinshi, abantu bawuriye imizigo mu modoka, basabye amatike kugira ngo bagende muri iyo modoka bakazibima, bazamuye ibiciro, ikintu nk'icyo. Muri yenda mu itumanaho cyane ugasanga waguze data yawe cyangwa bando yawe ntubuze nuko igiye. Muri ibyo byose iyo bitakurikijwe muri aya mabwiriza RURA itanga ibihano. Aho warenganiye hariho hose muri za serivisi tugenzura, iyo duhamagaye ufite details zose turagufasha. Twagiye tubakurikirana, tubashyiraho amabwiriza, tubashyiriraho rimwe na rimwe n'ibihano iyo bakoze amakosa, ariko noneho twe tukagenda tukabegera. Twebwe rero niyo mpamvu mujya mwumva mukumva ngo bahanye iki n'iki, bahanye iki n'iki, ariko mwebwe nicyo twahoze tuvuga ngo abafatabuguzi ngo n'abanyantege nke, ntabwo twagisobanuye cyane. Kuba abanyantege nke si uko turi abanyantege nke gute, ahubwo nuko service provider, umuntu ukuzanira serivisi ni umuntu ufite ubuhanga mu bintu bye. Noneho muri ibyo bintu bye afite uburyo bimanipulatinga. Wahamagara kuri 3988, wakwandika kuri info@rura. Hari n'ukuntu hari online complaint turayifite muri system yacu, ushobora kohereza complaint online, abantu baratwandikira cyane.